ikinyamakuru cyitwa muhaziyacu.com ntiriwe mbaririza n'ikirwamagana cyangwa se Kayonza cyangwa se Gatsibo ni icya hano hafi Rwamagana. hano Rwamagana. Ikinyamakuru rero ku munsi w'ejo cyanditse inkuru igira iti hari hegitari zisaga 200 ziteganyijwe guhingwaho ibijumba mu gihembwe cya se 2026 hano mu karere ka Gatsibo. None se izo hegitari zari zisanzwe zihinze iki? Zari zisanzwe ziriho iki? Indi myaka iri hesoko niko kugira ngo uzima mu kino kibazo nyibajije, kugira ngo ubone hegitari 200 urumva zegeranye ari 200 nta yindi myaka cyangwa ibindi bihingwa biriho byakugora. Akarere ka Gatsibo gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Ku bwako kose gafite ubuso bungana kilometero kare 1583. Ariko ngo ni hegitari 200 buretse wumve kagizwe n'imirenge 14, utugari 69, imidugudu 202. Ubucucike ku baturage ni abaturage 333 ku kilometero kare imwe. Ubwo ushobora gufata 338 ugakuba 1585 ugahita umenya abaturage batuye Gatsibo. 330 abaturage 338 ku kilometero kare imwe. Tubwira nuko kilometero kare ari ugukora kare igizwe n'uburebure bwa kilometero. Donc uruhande rufite kilometero igihumbi ku gihumbi. Metero igihumbi ku gihumbi. Hatuye abaturage 338. Yego. Ubwo nibwo bita ubucucike kuri kilometero kare. Kumva? Muri ubu buso bw'akarere harimo hegitari zisaga 900 z'ibishanga bidakoreshwa cyangwa bihingwa. Ubuso bwose ubwa bihingwa cyangwa okay. Hegitari 900. Kunyumva? Ubuso rero bw'igishanga dufashe abaturage batuye kuri kilometero tugakuramo hegitari 900 z'ibishanga kuko nta utura mu gishanga. Twari tugiye turi ku nkuru ivuga ko bagiye guhinga hegitari 200 z'ibijumba. Ndumutangiye kuzanamo ibishanga nabyo ubwo turabigeraho. Ibijumba bisanzwe bihingwa hose birahingwa. Kadusome inkuru. Some inkuru. Umva? Hari gahunda yitwa duhana imbuto. Igamije gufasha abahinzi kubona imbuto y'imigozi y'ibijumba ikagera kuri buri wese. Iyo mbuto cyangwa se gahunda duhana imbuto iteganyijwe ko izahinga iki gihingwa cy'ibijumba ku buso bwa hegitari 200 mu karere. Ngiye muri iyi gahunda muri iyi gahunda ya duhana imbuto cyangwa se muri gahunda yo guhinga ibijumba harimo ibintu bibiri byiza nishimiramo. Byiza. Icya mbere birashoboka ko ibi bijumba nibyera cyangwa se iyi gahunda nikurikizwa izatanga umusaruro hakaboneka ibijumba byinshi mu gihugu abaturage bakarya ibijumba. Byabongeraho ariko abaturage bakarya ibijumba. Uretse no kurya ibijumba ba nyirabyo bazagurisha basagurira amasoko. Nabyumvise. Nabo babona amafaranga yo kujya guhaha umuceri cyangwa ibigori. Gahunda ni sawa. Yego. Kubera ko umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Sekanyange Jean Leonard
muri iyi gahunda yasabye abaturage cyangwa se abahinzi kubyaza umusaruro imbuto bahawe. Mu ijambo rye nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Muhazi Yacu yagize ati twiyemeje ko abantu bose mu bishanga ahari amazi hatahinzwe indi myaka hagomba guhingwa ibijumba. ahari amazi hatahinzwe indi myaka. Bya bintu byasobanutse. Uretse gato hano tugiye kujyana rero hatahinzwe indi myaka. Muri Gatsibo dufite ibishanga bidahingwa. Kandi uko ukivuza ibishanga ni uko avuze ahantu hari amazi. Twiyemeje ko ahantu hose mu bishanga hari amazi hatahinzwe indi myaka. Icyo nzi nuko ibishanga bya Gatsibo byinshi birimo umuceri. Byinshi birimo umuceri cyane kara gace kagiye. Ibirimo umuceri rero nibyo nakubwiraga bifite ubuso bwa hegitari 900. None se ubwo muri izo hegitari 900 harimo hegitari 200 zisaguka zigomba kujyamo ibijumba. Bisobanuye ko cyangwa se hari udushanga tuba tutari muri no bishanga binini. Akaba ari agashanga kari hagati y'imisozi nk'ingahe, ari agashanga gatoya kari aho kwakobwo nako bazagakoresha hari buriye. Hari udushanga tuba turi dutoya cyane batirwa babara muri ibyo bishanga binini. Ariko rero icyo ni igitekerezo ntabwo nzipiza. Nitujya mu mibare kubona hegitari 200 biragorana. Nicyo nari ndi kukubaza ngo aho nizo hegitari ziri harimo iki? Hegitari imwe kugira ngo mubyumve neza ni metero 100 ku 100. Uruhande rw'ijana gutambika ijana ugakora kare ikinyampande cya kare. Hegitari 200 hariho n'ikinyampande cya kare ariko buri ruhande rufite metero 100. Ruhande rufite metero 100 ubwo nibwo ufite hegitari. Ubu hegitari 200 rero ni za metero 100 ku 100 inshuro 200. Yego. Izo metero 100 ku 100 inshuro 200 cyakora birashoboka ko ubwo butaka upfa kubona bwegeranye biragoye. Ntabwo ntekereza yuko bwaba bwegere. Ntabwo ntekereza ko iyo gahunda ishobora kuba. Hegitari 200 ni kilometero kare 200. Kilometero kare 2. Sibyo? Kilometero kare 2. Kilometero kare 2 ko twabari gatoya. Ni hanini. Ni hanini. Nayizone hato ni hanini. Ni hanini mwana, ni hanini. Ahantu mu by'ukuri ni gahunda nziza inashoboka. Nziza pe. Ego. Aho wishyirwa mu bikorwa ryayo niryo tureba. Dufite ibishanga muri Gatsibo bidahingwa byavamo kilometero kare 2. Nibavuga ubuso bw'akarere ka Gatsibo nubwo twavuze ngo ni bwinshi ngo ni 10,500 kuramo ubuso bwa parike ukuremo ubuso bw'ahakorerwa ubworozi ukuremo ubuso bw'amashyamba kuko mu mashyamba naho ni hahingwa. Ego turi kugaruka turabona ubuso kilometero kare 2 zisigaye mu gishanga zitarimo umuceri. Umva ngicyo ndi kubona wenda zitarimo indi myaka. Umva icyo ntekereza. Ntekereza yuko izi hegitari 200 atari hegitari z'ubutaka bwegeranye. Umuntu akafite agaterase kamwe hariya iwe hariya ku gashanga kiwe ku nkuka cyangwa gashanga undi nakafite agaterase hariya nako akagende mu gishanga nako vuga amaterase avuga imigende. Undi akafite umugende hari undi agafite none bwa buso bwa butaka bw'aba abaturage babwegeranya bukabyara hegitari 200 ariko kuzibona zose zegeranye ntabwo nemera ko bishoboka. Uretse ni Gatsibo na hari n'ibyako. Ntabwo nanjye navuze ko zegeranye. Birumvikana ko zitegeranye. Ako zitegeranye zaboneka. Akarere ka Gatsibo ahakorerwa ubworozi muri aka karere urumva uko ngo harimo amafamu inzuri hangana na hagati ya 20 na 30 ku 100 by'ubuso bwose bw'akarere. Ubwo ni za hegitari 500. Sorry za kilometero 500. Twe tumaze kubona ko ubuso bufite kilometero 1585. Fatuma wenda nka izo 585 uzigire ahororerwa.
ubuso buhingwaho ibigori, buhingwaho ibishyimbo, buhingwaho urusenda n'imboga n'umuceri, bungana buri hagati ya 60 na 70 ku ijana by'ubuso bwose bw'akarere. Kubera ko parike y'Akagera ku gice cy'akarere ka Gatsibo ifite ubuso bubarirwa hagati ya 5 n'10 ku ijana by'ubuso bwose bwa parike cyangwa by'ubuso bwose bw'akarere. Ubuso bw'akarere, Okay. ubuso bw'akarere 60 ku ijana harahingwa, 25 ku ijana ni ubworozi, 10 ku ijana ni pariki. Ahahingwa rero niho tugiye kugaruka. Ubu bworozi tubuvanemo na parike tuyikuremo. Ubworozi na pariki bufite 35 ku ijana, burengeje 1/3. Yego, cy'akarere. Ubuso busigaye 60 ku ijana, 65 ku ijana hasigaye niho tugiye kurebera ko havamo hegitari 200. Hari ikintu uri kwirengagiza mu kanya nari maze kukubwira. Ubwo buso umenye ko buriho n'amashyamba. Ubwo buso busigaye ntabwo ari ubuso bwo guhinga gusa, hariho n'amashyamba, hariho n'ibisozi by'ibiharabuye by'amabuye. Wenda ayo mashyamba simvuze parike, ayo mashyamba dusanzwe dufite amashyamba y'abaturage, amashyamba y'inturusu n'ibiki byose. Ayo nayo afite pourcentage yayo. Sibyo? Iyo pourcentage yayo nayo yivane muri ya ntuza, muri bwa buso bwari busigaye tumaze gukuramo ibishanga na parike. Ego. Nanjye ndi kwibaza, ushaka gusanga hasigaye nka hegitari nka 400. ni ukuvuga ngo hegitari zisaga 130 n'ibice 25 nizo hegitari zikorerwaho ubuhinzi muri rusange. Zikorerwaho ubuhinzi, ubwo amashyamba ntarimo abayavuyemo. Amashyamba nabwo bubarwa mu amashyamba nabarwa mu buhinzi bw'ibiti. Yego, ubuhinzi bw'ibiti. Icyo twakuyemo nahakorerwa ubworozi na parike. Ahasigaye hose twafashe. Hasigaye kilometero kare 1030. Kilometero kare 1030 dukuramo iz'umusozi zose. Imisozi ndi bahinga. Bazahinga hari amazi. Evuze ko bazahinga ahantu hari amazi. Dushake mu hegitari 200. Dushake hegitari 200 z'ahantu hitwa ibishanga. Nitumara kuzibona tuvanemo ahateye umuceri. Yego, ahateye imiceri hamaze kubona occupation yabo. Ntagara ahateye umuceri. Yavuze ngo hadahingwa ikindi gihingwa. Birasimbizi wenda bafite ukuntu babigenya, ariko je ntabyo mbona. Ize hegitari ntazo mbona. Icyo nemera gishoboka, nyakubahwa Vice Mayor, gahunda yo guhinga umuceri yo ni nziza. Nanjye umuceri y'ikijumba iyo ni nziza pe, ndayishyigikije 100%. Ariko twere kwikugwa mu mutego wo kuvuga ngo ahadahinzwe. Nta hantu hadahinzwe tugiye guhanga bushya ngo tuhatere imigozi. Iyi migozi mwatanze ni imbuto igiye guterwa mu bishanga by'abaturage biri mu buso abaturage basanzwe bahingaho. Ahubwo aho kugira ngo tubivuge uko tuvuga ngo akarere ka Gatsibo kari mu kangurambaga bwo guhinga ibijumba aho bishoboka. Byaba ari sawa. Kuko ni musozi ibijumba birahera, kandi ari igihe naba mfite gahunda yo guhinga ibijumba ariko ntafite igishanga. Ndajya nakumenyesha ko ni musozi mbona binera cyane rwose. Yego, ibijumba imusozi birera. Kuko nkuko mwabivuze hagati y'ukwezi kwa 6 no kwa 8 ibijumba biba byeze. Harya byagera mu kwezi kwa 9 abana bajya ku mashuri dufite ibijumba byinshi. Hari amakuru ashaka kuba adahagije mfite. Ariko ibishanga ni ibyanda ubundi. Ibishanga bibarwa mu buso bwa leta. Ibishanga si ibya leta. Ni ibya leta. Ubwo rero nta cyumuturage asabwa mu bijyanye n'ubutaka. Ko niba bizahingwa mu gishanga, ibishanga bikaba ari ibya leta. Kubyumva? Iyo bavuze ngo ni ibya leta ntabwo ko leta ihahinga cyangwa ihabyaza inyungu. Hitwa ko nkwangu urahakorera. Leta iba yaraguhaye kugeza upfuye, ntagize ko kubwira ngo wakoreye nabi. Nabuzukuru bawe bakaza bakahakorera. Ariko ibikorwa byawe bwite ntiwakubakamo inzu. Igishanga ntibibaho.
yego. Ibi bintu rero ni igitekerezo cyiza. ni cyiza abantu bo muri ni cyiza kizarwanya inzara Kiziguro mu kagari ka mu mudugudu wa Bidudu, harya ka kandi ko hari hirya ngo kitwa ngo iki karitutu na bududu Bidudu ibi umudugudu wa Bidudu mu nyine kagari maze kumva Kandatembo. oya ntabwo ari ibidudu ni ibidudu bibaye ibidudu iki akadudu urakazi akadudu oya uretse wowe ibyo uri wumva se uravuga ngo hitwa Bidudu, tuhite bidudu naho bidudu ryaba atari ryo cyangwa se Bidudu cyangwa bidudu ariko bidudu mwa ate mudugudu wa bidudu ni mu kagari Kandatemwa umurenge wa Kiziguro. yego aha rero niho hatangiwe imbuto umugaragaro rwose. ibyo ari byo byose bizatanga umusaruro, reka twizere ko bizakurikiranwa, bizatanga umusaruro. Nibyo abantu bo muri iyi gahunda ya duhana imbuto ikurikiranwa. Hari uwitwaga yari meya wahoze ari meya wa Ngarama, yigize gukora umushinga nk'uyu w'ibijumba nawe, yego, mu gishanga cya Rwangingo kwa Vuningoma Faustin. sha ibijumba birera ku rwego, urumva nimba abaturage babonye meya yahinze ibijumba, bwari ubukangurambaga bwiza cyane. bose bahinga ibijumba, yego, dore ko kiriya gice rwose birera, dushoka igishanga, birera ni ukuri dushoka igishanga. ibijumba byabaye byinshi ku isoko, nibyo dushaka kugeza ubwo bihindurirwa izina. hari amazina nanjye nzi byigeze kwitwa ariko mana ariko abanyarwanda barengwa nabi ni mama ya Mungu siko nyibukije, hari amazina bajyaga babyita kera. ntabwo natuka ibiryo mba nyavuze ariko sinatuka ibiryo. ubu rero turamutse tugize aha ni muri Gatsibo, tukabona akandi karere nako kafashe initiative nk'iyi, kakiyemeza guhinga wenda ikindi gihingwa, dushobora kwisanga ku musaruro w'igihembwe cya se cya 2026 abanyarwanda ikibazo cy'ibiryo kiri kugenda kibonerwa inzira irambye, kuko n'ubundi iyi gahunda ya Gatsibo ntabwo ikuraho ko umuntu uri Ngoma yahinga ibijumba. hano Rwamagana barabihinga, yego, twagera mu majyepfo za Muhanga na Ruhango na Nyanza birice byepfo bahinga ibijumba n'imyumbati mu Sherami. ubwo ibyo bijumba rero bizera nabyo bikubita n'ibindi biri ku isoko, ibijumba bishaka kuzaboneka. ahubwo ikibazo nibiramuka bibonetse bikaboneka ku bwinshi, sibyo? kuko kuboneka ku bwinshi bwo nzi ko bizaboneka ku bwinshi, bizaboneka. hari isoko rya mbere ni inde y'umunyarwanda utuye aho, babanze barya ibijumba ubundi babigurisha bavana ako ku isoko. iyo byeze cyane ifaranga rirabura, ariko uko biri kose hari n'indi koranabuhanga rigenda ritekerezwa. Karame tumaze kugera ku isaha y'isaa 3 zirenze iminota 4. turabura 20 n'ingahe ni 3 tukaba turagiye. twe tukimo kuvuga kuri gahunda yo guhinga ibijumba muri Gatsibo. hari ikintu mu kanya navuze kijyanye n'isoko, numva rambwe ngo isoko ngo ni inda zacu. ndabyemera yego koko nibyo, ariko ntago ntekereza ko nta karere wajyamo ngo uburemo ibijumba. kandi n'ubundi bijumba ntago biri mu biribwa bihenze, biraboneka kuri makeya. kandi ibyo biri kuboneka mu gihe aho muri Gatsibo ibyo bitari byera, kandi Gatsibo iri guhinga n'ahandi bahinga. nuvuga ngo ibyo bya Gatsibo nibyera n'ubundi bizasanga ibya Gicumbi byeze, bisanga ibya Muhanga byeze, bisanga ibya mu turere twose tw'u Rwanda ibijumba bizaba byeze. none bikubite n'ibyo bya Gatsibo byahinzwe ku bwinshi. yego, ibijumba bishobora kuzaba byinshi
nihadatekerezwa ikintu cyitwa kubibyaza umusaruro mu bundi buryo bw'ikoranabuhanga. ntabwo bishoboka. Reka nkwereke. Nyereka. Dufite ibigo by'amashuri bifite gahunda ya school feeding. Ariko ntabwo urya ibijumba gusa. Buretse gatoya. Ubundi si byo barya turabihinga. None bivahera. Turi barya kawunga n'imiceri se. Dufite ibigo by'amashuri abana bacu bakeneye kurya. None se nimba baryaga kawunga n'umuceri hiyongereho ibijumba bitwaye iki? Nta kintu bitwaye. Birangana bite muri Gatsibo cyangwa hano handi mu gihugu? None se bazarya nicyo kibazo nibazaga. Dufite bazarya ibijumba gusa. Buretse ariko kucyongeraho gusa. Ibindi se byo ko babiryaga gusa. Erega bizaba ari byinshi. Buretse gato. Ni byinshi ugereranyije n'ikizi. Urumva niba byari bisanzwe bihari. Dufite abanyeshuri bangahe barya ku ishuri? Basanzwe batabirya. Buretse gato ku ishuri. Aha uzi ibigo bingahe birya ibijumba? Naba mbeshye ko sinjya mvuga ikintu afite imibare. Uko rero. Uri kuvuga ngo bizaba ari byinshi ugereranyije nabande babikonsoma. Ariko ntekereza yuko turi miliyoni 14. Turi miliyoni 14 z'abanyarwanda. Muri izo utekereza ko 10 muri zo zidakeneye kurya ikijumba buri munsi? None se ujya ngo izo miliyoni 14 ntibabyihingira ugira ngo ni ikihingwa kije ari gishyashya. Clema uheruka kubona umuturage ajyana ibijumba ku isoko ryari? None se biza mu isoko biza. Buretse gatoya ryari? Ibiza mu isoko. Uzi. Twaravuga ngo biza mu isoko biza. Uzi. Wacu si wenda ntabazi. Ibyo ubona mu isoko yego yabyazanywe n'abaturage ndabyemera. Ariko se pourcentage bizana ku isoko inganite. Dufate mu mudugudu wahutuye. Mu mujyi ntago bahinga se mujyi barahinga. Nago mu mujyi turahaha ntago. Tuzahaha ibivuye hehe? Tuzabiva mu baturage. Ibivuye Gatsibo. None se byo. None se kuki uri kuvuga ngo nta soko bizabona? Banza wumve n'ubu ngubu turabibona ibya Gatsibo bitari byazamo. Nicyo ndi kuvuga. Ikiri cy'ibijumba cyagaza ngahe? 500. 500. Bibaye byinshi aka 300 byaba ari bibi? Niyo byamagana byaba ari byiza. None ikibazo ufite ni ikihe ubwo? Uko byamera kose dufite abaryi b'ibijumba. None se ko aho uvuga ngo ibyo bijumba ngo biramutse byeze ngo bishobora kuzajya bigurishwa. Byamara kugurishwa umuturage akabagenda akaguramo umuceri akabaguramo ibindi bintu agakemura ibibazo afite. Nibiramuka bije byeze bigahora n'ibindi ku isoko dusanzwe dufite n'ahandi barimo guhinga. Wa muceri uzavamo. Kubera ko uri kubigura 500. Impamvu uri kubigura 500 nuko bidahagije ni bike. Yego nyine ndabyo. Nibiba byinshi uzabigura 200 cyangwa 300. Wowe ujye kubirya. Sibyo? Ntange 200. Utange 200. Ikiro cy'umuceri ari icyangahe? Uwo muntu yejeje byinshi ntabwo yejeje ikiro kimwe. None ndemeye. Nabyemeye. Ntabwo yejeje ikiro kimwe. Azabikurira ku bwinshi bwa ikiro cy'umuceri. None se hegitari 200 zizeramo ikiro kimwe? Ntabwo ari kimwe kizeramo. Ariko urumva hazatinyenirwa kugurishwa byinshi ngo kugira babashe kugura ibindi bakenera bya buri munsi. Yego. Ariko bizoroshya wowe watangaga amafaranga menshi ku bijumba. Yego. Nimba ku ishuri abana babiryaga rimwe mu cyumweru. Kubera ko bizaba byabonetse ari byinshi ku isoko bazabirya kabiri cyangwa gatatu. Turi kuvuga ibijumba umuntu akavuga ngo ngabana umwana wanjye kurya ry'ikijumba. Bazicwa n'ibijumba ko bazabirya buri. Kiriya ni igihingwa kirimo intungamubiri. Ariko ndabyibutse buriya byaradutunze kera. Byaradutunze kera. Bakiri ijumba byari ibiryo bya mbere mu banyarwanda. Urumva? Ubu uyu munsi ibiryo bya mbere ushobora gusanga ari kizi umuceri. Ni umuceri n'akawunga. Umuceri n'akawunga. Icyo gihe byari bijumba. Kandi abantu bari bakomeye. Biramutse byeze bikaza bikungana ibindi bihingwa dusanzwe dufite ikibazo cy'inzara hari ukuntu cyamanuka. Hari ukuntu kizamanuka iyi porogaramu nishyirwa mu bikorwa neza. Ikibazo cy'imirire kizakemuka. Abahanga mu buhinzi hegitari imwe y'umurima w'ibijumba yera toni ziri hagati y'8 na 15. Hegitari 15. Hegitari imwe. Yakanaye ngo hegitari 15 ikigeranyo cyayo. Ubundi ikimodoka cya rukururana imbere n'inyuma gipakiye cyuzuye. Cyane iyo cyuzuye ibirayi kiba kiri muri 15. Hanyuma se bitwaye iki?
ubwo nimba kiriya kimodoka gishobora gutwara hegitari 15 nako ibiro toni 15 zera kuri hegitari imwe kuba n'inshuro 200 hegitari bijumba biza cya tuzabirya ariko akarere ka Gatsibo mwakoze cyane gutekereza kuri iyi ngingo pe ni ukuri kw'Imana turabibashimiye ishyirwa mu bikorwa ryo rizagende neza ubundi tuzarya ibijumba ubundi tunabigurishe tugende tuvana byo ubwo naboneraho gusabana ngoma nayo ni kamwe mu turere dufite ibishanga byinshi nahise no bahinga ibijumba turye ibijumba turye ibijumba mu Kinigi ibirayi bari kubikoramo rikeri natwe tuzakora rikeri y'ibijumba ariko n'imigati ivamo yego n'amafarini ibijumba biboneka n'amakeke ni ukuri kw'Imana reka nkubwire muri Gatsibo harimo umuntu buriho kugira ngo ugire amafaranga nta biryo wagira ibiryo nta mafaranga aho kugira amafaranga nta biryo bihari wagira ibiryo amafaranga akabura ariko ibirayi ukabibona ibijumba ukabibona iyo politike ni sawa ahubwo bagende bareba niba iyi Gatsibo nibera urugero n'ahandi barebe ibintu bigenda byera muri buri gace babihinge ku bwinshi yego niba Musanze na za Nyabihu na za Burera tubazi ibirayi basanzwe babihinga pe ariko bongere none Muhanga badukubita ibintu by'imyumbati no mu Rwanda twari dusanzwe dufite hegitari zigera ku ibihumbi 96,217 zihingwa muri izi ngizi nihiyongeraho hegitari 200 zongeye guhingwaho ibijumba azaba ari ibyo reka tubwire abantu ko kumva ko ari hegitari 200 ntago nizigiye guhingwa mu bishanga ku misozi hasanzwe ari guhinga ibitoki birahari nibiza bikunganirana ikibazo kibiribwa gishaka kuzakemuka amara tugiye kujya turya ibijumba bikaryoha ariko burya ni nasawa nta kibijumba bitwaye hanyuma rero gusekaza hari ibintu njya mbona nta kibijumba bitwaye bikansetsa ejo niyo ngingo tuzagarukaho ijyanye n'ikize urwunguko rw'amabanki ariko ubundi urwunguko rw'amabanki ninde urushyiraho ni banki yicara ikarwishyiraho cyane BNR ese ntizunguka ariko si BNR yo si banki yose ntibikeneye kunguka harya BNR se iracuruza se idacuruza andi mabanki yagiye gufata amafaranga nibasinubanga babashyize kuri BNR imeze nka rura hari umuntu nyunganiye arambwira ati uretse n'ibijumba n'ibindi bihingwa byose hakenewe ko bitekerezwaho bigahingwa ku bwinshi bitewe n'ubutaka cyangwa se n'agace bishobora kweramo n'agace bishobora kweramo ubona ariko nanone bigaterwa n'ibyo ari byo ariko amasaka ahingwaye amasaka yera mu Rwanda hose irakoje ngo ahingwa mu Rwanda hose ahingwa ku butaka sasa kumvuze ko ahingwa mu kiyaga bamuda ariko buri gace nibaramuka barebye igihingwa kihera hari ikintu wigeze kuvuga ntigarukeho uri kutubwira uti buri umuhinzi niwe ubuza ahantu ubutaka bw'ikintu cyera amate bajye bagishwa inama yego bagishwa inama nubwo bavuga bati kano gace kera ibintu ibi abaturage baganirizwe tugiye kubaha imbuto iyi n'iyi muhinge kabisa bakayiga bafite na courage buri gace nikagiramo nikaramuka nk'akaremo ibishyimbo cyane bagakwitamo ibishyimbo bya mushingiro bagahinga ku bwinshi none buri karere kakajya gahereza kandi ibyo katihagijeho yego niba wenda mu majyaruguru hera ibirayi hari guhereza Gatsibo ibirayi Gatsibo ikabakubita ibintu by'ibijumba yego Buhanga ikabakubita imyumbati Ngoma na Kireba kaduha ibitoki akaduha ibitoki sha intono sha ngenge na ntuza agasosi k'intono agasosi k'intono ntabwo kakibaho umusaza agasosi k'intono waje kaguha agasosi k'intono mwana wanjye muri ariko manza haraho kabada nuko njya mbona muri no minsi bityo agasosi k'intono ntabwo kabujijwe ikibujijwe n'ubuziranenge bwa nuko kagurisha kukagurisha ugashigishe none ugashigishe ugatogosheje ntabwo gatogoswa kari agasosi k'intuntu reka nkubwize ukuri
hari abantu babaza icyo kintu agasozi k'intuntu bakakubwira ati hapi ntabwo nkazi intuntu kurasa intuntu Debora arayizi rero nagiye gutangaho urugero oya agasozi k'intuntu Debora arayizi biragoye Debo ntayo uzi hapi ariko Kabera warayizi kabera ntabwo yayoberwa Kabera intuntu isosi y'intuntu arayizi rero urebye usanga ari gafite ubuzima uriya muhungu aratamira nta kantu buriya kajyanye no kurya no kunywa atazi bafite ubuzima n'ukuri kw'Imana abyitaho uzi ko anyeganyega ukagira ngo ari kwiruka ari kunyeganyega gusa buri Imana igitanga impano zitandukanye uriya nawe afite impano naho Grace Kabera we ufite impano rwose Grace we ntabasha Grace afite umutungo atajya abyaza umusaruro mubiziranyeho uriya yakagombye ko ari umwatirete mwiza cyane umwatirete mwiza cyangwa mwakorobate cyangwa akina yoga cyangwa se anyonga igare amazi ariko yoga yamubera yoga bahuza Grace ni ukuri kw'Imana ndakwandikisha muri yoga ajye muri yoga byamubera kandi bitunze abantu ariko manza atabishobora wakanyamibwa we aberewe n'iki uriya mukobwa se mana yanjye uriya birwa se n'iki mwuka byara nihe mpano yifitemo kubera asa kubanza gutekereza gutambuka agenda gake nka Sirote ariko azi kuvuga nka Sirote uriya azi kuvuga azazicare kuri mikoro afite umunwa yakwibeshaho yavuze ari meze nk'aba bantu bajya barwara inkorora bakagira agahinda kenshi barimo nanjye nkorora gusarara ndavuga ni karabaye noneho buri gace nikagenda kagira ibyo gatanga Kigali zatanga ibintu bifite inganda nyinshi nayo igituzana ibyo ngibyo bitutse mu nganda ibindi bice bigende ariko bikorwe ku bwinshi kibyo ngo bahinza ibigori bahinza akantu kagashanka kakarondorondo no bakubita ibigori byinshi ahantu byera batitaye ku kindi cyari cyo cyose ahandi bya bindi twahoze tuvuga amashyamba mu karere ka Gatsibo ari ku buso bwa hegitari 12,454 12,454 hanyuma amashyamba arinzwe abaturage batemerewe gukandagiramo angana na 43% by'ubutaka bwose igishanga cya Mishenyi icyo kirahingwa gifite ubuso bwa hegitari 900 kuki gishyizwemo se igishanga cya Ntende ndahazi gifite ubuso bwa hegitari 600 Rwangingo ifite ubuso bwa hegitari 925 Rwangingo ko ari nini gihuriho na Gatsibo na Nyagatare Rwangingo ni kinini cyane hanyuma ibishanga bitunganyijwe bihingwamo igihingwa cy'umuceri biri mu mirenge ya Rugarama Gitoki Rwimbogo Kiramuruzi Kiziguro na Murambi aho hose ndahazi muri aka karere ikawa ihinzwe ku buso bwa hegitari 7,191 inzuri ziri ku buso bwa hegitari inzuri ziri muri Gatsibo ni inzuri 668 inyinshi kandi urwuri rutoya rufite hegitari 2 urunini rufite 25 ubwo ntabwo uzi ngo turabara zingahe ariko reka tuvuge ko duhurije hagati inzuri tuzi hegitari 10 kuri buri rwuri uziko ubyanarije gutyo tubona Gatsibo ari ubukungu bwigendera izo nzuri ziri mu mirenge ya Ngarama Kabarore na Rwimbogo bose tubahaye ishusho rusange rero y'akarere ka Gatsibo karere kera mwana wama akarere gafite ubuso bwiganjemo imisozi miremire ibishanga ariko harera n'inzuzi bahabyaza umusaruro nanjye ndaho ndategereje ntegeza ko byera nitamirira nibyo oya rwose Sekanyange no kuri n'umushinga ni mwiza iyi gahunda icyo mbyemereye no kuzabasura tureba ko yashyizwe mu bikorwa mu buryo bwa nyabwo tubafasha kubibwira n'abandi ariko iyi gahunda ya Gatsibo yitwa Duhana Imbuto
iyi gahunda ya duhana imbuto ntibafashe hegitari 200 bibaye nk'itegeko, sibyo? Bakaba ngo buri karere nibura kagira hegitari 200 zihingwaho igihingwa gisanzwe kidomina muri ako kiri muri bya bindi ngandura rugo kera cyane muri ako gace, bikaba nk'itegeko. Iki gihugu nta kibazo cy'inzara twazo. kuko urumva muri Gatsibo dufite ibihingwa ngengabukungu by'umuceri n'ikawa bihinzweho pe, sha birahari. rero twongeremo na hegitari nkeya ahubwo batwongere izindi nka 300 z'imyumbati kandi irahera cyane. Manza cyangwa uturere twagiye tugabana, bati mwebwe muzafata ibijuma natwe dufata imyumbati natwe dufata ibirayi. Ushaka gusanga hano babiganirira wenda RAB ifite ukundi bikora, bakavuga ati tutababwira ngo bahinga ibijumba bose bikazagira ikibazo isoko rikabura. Gatsibo nibihinze ibijumba, reka Ruhango tuyihereze imyumbati, sibyo? Ingoma tubakubita urutoki n'ibindi byerewe nahe, ntago ari tuyihereze guhereza no guhereza ikintu mu ntoki. Nko babahereje imigozi se cyangwa bahaye imigozi? Burya ngo iyi telefone ntago nyiguhaye ndayiguhereje. Urakoze ndabyumvise. Ariko sunje bingishe ne ko sanzwe mbizi. Ewe ni kwa kundi nyine. Babyite guciko. Reka tugane ku musozo rero. Turasoje ikiganiro cyacu. Dushimira abantu bose badukurikiye. Abari mu karere ka Gatsibo, abantu mwadukurikiye rwose mwakoze cyane. Ujya dushatse nitwazasubira ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ndashaka ko tuzagaruka ku ibi bintu byo kuba banke zunguka. Ariko zigomba kunguka zitungutse nazo. Yego nibyo. Zakinga. Zirunguka umuturage itera imbere. None se adatera imbere. Reka twimvire tubasigira amakarembo kitwa Piste en entrée ligne 5. Reka tubabwirarikira kandi gukomeza gukurikirana ibindi biganiro.